ariko hari akuntuza ku nyanja kabisa, rero gusa niho nabyigiye. Nigishijwe n'abozi ba mbere ku isi. Yego se hari ukuntu nacunga hano, ntago ibintu byose twebwe dupanika bro, sibyo? Nk'ubu gade ndabizi wowe sinzi ukuntu biba bimeze, urumva gake ntabwo gade nyakubwira, ntabwo ushyiramo ibiguru ngo ujye uhondagura gutya. Dore ku tuguru twanjye uri kutubona, ni ukuvuga ngo relax yo mu bwonko, relax. Mu Rwanda umusitari ibitangazamakuru bitangira kumumenya, urankurikiye, ibitangazamakuru biramumenya. Nanjye ndi mu bantu bagiye si rimwe si kabiri bakoranye ibiganiro na Dorimbogo kuri iyi channel ya Yesu Arakiza TV. Dorimbogo rwose yahacishije ibiganiro, urankurikiye neza, nuko hari igihe cyageze ibyo biganiro bye dusa n'ababisiba bivaho, ariko ubundi hari ibiganiro Dorimbogo yakoze kuri iyi channel ya Yesu Arakiza TV. Urankurikiye, icyo gihe rwose buri muntu wese yumvaga yamutunga kamera, kandi rwose ubona Dorimbogo neza yabaye umusitari ahantu hose azwi. Ariko ahantu ibi bintu bitereye ubwoba mwa bantu b'Imana, uko dukomera amashyi umuntu ngo yabaye umusitari, yazamutse, ageze ku gasongero, yamenyekanye, abantu bose baramuzi, iyaba ari nako twafataga n'umwanya wo gusubira inyuma tukamusengera, byakabaye byiza kurushaho. Ariko ikibazo turakoma amashyi, turamuprayizinga, yabaye umusitari, ejo ugasanga havutse ibindi, habaye ibindi bitari byiza, kandi nyamara bitakabayeho. Abantu bakabaye barafashe umwanya bagasengera uwo muntu, bakamuzamura imbere y'Imana. Turimo turagendana, turimo turumvikana bene data. Ndahera kuri Dorimbogo rero. Dorimbogo byaje kurangira arwaye, araremba. Dorimbogo amaze kuremba, icyakurikiyeho Dorimbogo atangira gutabaza avuga ngo mwantabaye, mwagize icyo mukora ko ndembye. Abantu bamugira nyine umuntu uri aho ngaho ko yibereye muri za pranka, biza kugera ku rwego Dorimbogo aremba cyane, bigera ku rwego Dorimbogo ashiriyemo umwuka, Dorimbogo arapfa. Dorimbogo ababaza abantu benshi bitewe nuko yaratabaje, abantu ntibamwumva, yaratatse, abantu ntibamwumva. Babandi birirwaga bamukomera amashyi, babandi birirwaga bamuririmba, babandi babona ko ari umusitari, Dorimbogo birangira gutyo. Je ni ibintu byabayeho hano mu Rwanda, ngira ngo murabizi. Birangira Dorimbogo apfuye, ndumva yarapfiriye mu bitaro by'i Kabgayi. Urankurikiye? Suwo gusa, ariyo mpamvu babwira ngo mwa bantu b'Imana mwe, uyu muburo Imana iri gutanga kuri uyu muntu witwa Kagarara ni umuburo ukomeye. Umuntu wese waba akunda Kagarara yaza gutega amatwi uno muburo Imana iri guhereza Kagarara, kandi nyuma yo kumva uyu muburo abantu mukwiriye gusenga, musengera Kagarara cyane, mukamuzamura imbere y'Imana, kuko hari ibintu bikomeye bigeze muri bitatu Imana yampishuriye, kandi Imana integeka kubicisha ahangaha kuri izi mbuga nkoranyambaga, kuko uyu Kagarara ni naho hantu ari kugenda amenyekanira cyane, abantu benshi bamuzi. Nayo mpamvu kuba naza nkanyuza hano buno butumwa kuri izi mbuga nkoranyambaga, nuko nzi neza ko afite followers benshi, kandi hari umuntu ushobora kuba yamugeraho direct vuba na vuba, akaba yamugezaho ino message, akaba yamugezaho buno butumwa, akamfasha kuba yabumugezaho, uko ngiyewe nta nimero mfite ya Kagarara ku buryo nahita muhamagara nkamugezaho buno butumwa. Ubwo rero umuntu wa bugufi bwa Kagarara wamugezaho buno butumwa aze kubimfashamo, abinkorere, araza kuba agize neza. Uyu Dorimbogo yaje gupfa, abantu batangira
uvuga ye baba we, dore imbogo araducitse, dore imbogo aragiye. Ariko nyamara dore imbogo yaratabaje, dore imbogo yarahamagaye ati mwaje mwagize icyo mukora nkavuzwa, mwagize icyo mukora ko bimeze nabi ndembye. Abantu bamuhindura ko ari makina za prank. Dore imbogo aducinga atyo. Murankurikiye? Si uwo gusa, hari undi witwa Gogo Glorious. umuvandimwe Ashton Small cyangwa uzwi nka Ozenoke cyangwa Kagarara, ibyo bavuze byaba bishobotse. Ni ibi rero ni nyuma y'iminsi hari bamwe mu bapasiteri bagiye batandukanye ndetse hakaba n'abandi bantu bagiye bavuga ku kijyanye n'urupfu rwe. Abandi bakavuga bati uwitwa Ozenoke cyangwa Ashton Small cyangwa Kagarara agomba kuzakena bitewe n'amafaranga arimo, ukuntu ari kuyapfusha ubusa. Abantu benshi cyane bagiye bavuga amagambo agiye atandukanye nyuma yaho uwitwa Kagarara agaragaye mu karere ka Karongi ubwo yagiye kuri Chateau Remarara. Abantu benshi cyane baravuga bati uyu mwana cyangwa uyu musore watangiye kuba yagira atya agasohokera aha hantu, ese ngubu yaba yijyanye wenyine? Dore ni nyuma yaho abantu bagiye batandukanye bagiye babona abakobwa bagira batya bakarira bakavuga bati turishakira Kagarara rwose, Kagarara wacu turamukeneye, turamukunda cyane. Abantu benshi cyane batangiye kuvuga bati undi Kagarara kuko yaba yatangiye kurya twa dufaranga Ashton Harry yaje ko yamuhereza, ndetse avimvira n'umunyenga mu kankari uyu mujejeta faranga yaje kuba yamuhereza. Abantu benshi cyane rero bagenda bavuga ibintu byo bitandukanye. Nyuma yaho rero Kagarara yongera kubikonfirma ubwo yagaragaraga mu yindi hoteli nanone arimo arya ikirori. Abantu babona ko yishimye cyane, ibyishimo ari byinshi cyane. Baravuga bati Kagarara rwose ibyo bamubwiye birarangiye, dore arimo ararya cy'amafaranga rwose mugomba kuzatabaruka ejo, dore ubuhanuzi. Abantu benshi cyane nyine bagenda bavuga amagambo agiye atandukanye. Abandi bati buri Kagarara y'amafaranga agiye kuyarya, namara kuyamara noneho ibintu ejo bundi usange hahuye nk'ikibazo, usanga abantu barimo baragenda begeranya amafaranga ngo bazi ko bamufasha musayidire barebe ko hari ukuntu yaza kuba yakongera kwisuganya akamera, nyamara amafaranga yarayariye wenyine akayamara. Abantu rero bagiye bavuga ibintu byo bitandukanye. Ndavuga nti ntangiye amakuru ngombe nyamenye, ese menye koko Kagarara amafaranga batangiye kuyaryaho bimeze bite? Ese uyu mwana cyangwa uyu musore yaba yatangiye kurya kwa aya mafaranga nta kintu ayakoresheje? Ejo n'ejo bundi wa mugani ibyo bintu barimo bamwaturiraho ntiwasanga bigize bitya bikaba koko uyu bikarangira n'ubundi azimye burundu, nyamara yarahawe igishoro ubona ko gifatika ndetse ahabwa byose. Twavuga ko ku myaka ye abicunze neza cyangwa akabimanaginga neza cyane bishobora kumusindagiza ugasanga bimubyariye ikintu kinini cyane. Naravuze nti reka rero mbanze mbikurikirane menye ibyo ari byo, noneho nze kuba nabwira abantu ikijyanye n'ukuri aho kugira ngo nze kuza mbabwire nkuko ibyo mwagiye mwumva bagiye babibabwira. Ese Kagarara koko yaba ari kurya koko nk'ugomba gutabaruka ejo, cyangwa yaba ari kurya kugira ngo aze kwishimisha, ari nka bya bindi umuntu agira atya ati nari narabuze aho nahera cyangwa nari narabuze uko nabigeraho, none reka nze mbanze nkwereke uko mbigenza. Ese Kagarara koko yaba ari kugenda asyonyora ibyana nk'uko abantu benshi cyane nabonye bakoresha izo mvugo? Ariko ibyo ngibyo nakubwira ko atari ko bimeze uwitwa Ashton Small cyangwa Kagarara, ahubwo hoteli ari kugenda ajyamo ndetse n'ibyo ari kugenda konsoma, arimo arahamagarwa n'ayo mahoteli akagenda akamwishyurira ibyo bintu byose, yarangiza ikijyanye n'amafaranga akaza kwikorera na content ze akazaporodinga kuri YouTube channel ye ndetse no ku zindi mbuga nkoranyambaga ze. Ibingibi bigatuma akomeza kugenda yinjiza amafaranga. Rero ibyo nababwira rero ibyo bantu mwagiye mubona bari gutangaza bari kugenda bavuga bitandukanye ntabwo ari byo abantu barimo baravuga yabo, kandi koko Umunyarwanda yaravuze ngo bagira yabo, ni izina n'ubundi ry'umuntu, bagira yabo rwose. Niyo mpamvu rero witwa Ashton Small cyangwa Kagarara Ozenoke ibyo bari kuvuga ngo amafaranga yarimo arayatsinda mu bakobwa
bavuze ko bamukunda, amafaranga ye ngo arimo ararya nk'ugomba gutabaruka ejo, nk'uko umuhanuzi yaje kuba yabimuhanura, ariko n'umuhanuzi navuga ko ari uw'ibinyoma, yagiye agereranya n'ibindi bihe byose. Murabizi ko n'uwitwa Gitafu nawe bigeze kuvuga bati uyu nawe araje atabaruka, ariko ntabwo ariko byagenze. Ariko uwitwa Gitafu we nyuma yaho amafaranga ngo yagiye ajyana mu ndangamirwa, ibyaje kumuviramo n'ubukene bukabije cyane, birangira agize atya rwose ngo asigaye ajya kubyina cyangwa kuririmba, ngo akaririmba bakamuhemba indangamirwa yarangiza akitahira. Rero numva rero witwa Ashton Small ntabwo ari kameze we uyu munsi ahari kujya barimo baramwishyura ndetse akamwishyura n'ibyo agomba gukoresha byose. Rero abatangiye kugenda mutega iminsi, ibyo bintu rwose mubyihorere, mureke Imana niba mwotesheje akazuba akomeze akote kameze neza, aho kugira ngo muze kugenda muvangiremo ibitaka ndetse n'amazi mutangire kumuvangira. Rwose ibyo bintu mubyihore, namwe igihe cyanyu kizagera, namwe mugire mute mwake. Reka tute tunasoreza ahangaha mbabwira ikintu kimwe gusa, aricyo mbasaba no kujya umunsi mukakanda kuri subscribe, ubundi mukajya munsi nanone mukandika igitekerezo, ubundi mugatambika kuri ako kamenyetso k'agakumwe ka like mugakandaho, ubundi mugahita muhereza bagenzi banyu, ubwo ndavuga ngo sharinga ikiganiro nacyo nabo bakacyumva. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.